In the Genesis, dutangira n'utubwira ati mwitangira Imana yaremye isi, Imana ishyiraho ibiremwa bitandukanye, bityo ibiha umugabo ngo abiyobore. Ufasha koze nishigiye kingana gute? Haya basi nsame uzasaba kazi babona la difference, zasura ku kazi babona itandukaniro. Ni wabyumva ibintu birarenze. Reka nkubwire ni Fresh Studio bakomeje batuzana hamwe na Worry Boy Films Company, bakomeje bazana umugabo uje isaje kuyihindura ukuzimu kuko aje afite ububabare buteye ubwoba. Ibi byaha bakoze babikoze inshuro irenze imwe, nidupfura mwana wawe. Akaba ari nayo mpamvu twasaba yuko itegeko ryokurikizwa nyakwigendera David akaronka ubutungane bubiri. David barimo baramushakira ubutungane, byose byahereye ku rupfu rwiwe, nyamara urupfu rwe ikintu cyari cyo cyose bisobanuye ko ikintu cyari cyo cyose ikidukurikira mu kice kibumubu cyangwa isazi mushyire hasi. Ibintu ntabwo ari byo biri kuba mukundwa, ibyo byose n'ubicikwe. Tuba turi ku rugamba tugapfa tugasesa amaraso yacu, twe turaba ku rugamba tugapfa tugasesa amaraso yacu. Mwe murimo muzana imikino nk'abakaritasi ntaso. Hagati aho ngaho ubuzima buracyakomeje, gusa hari abarimo batakumva neza uburyo ibintu bigangira iteka. Ariko nyamara intare mu ishyamba iba ifite ubwirinzi n'ubudahangarwa, bityo inyamaswa zose zirayubaha zikanayicira bugufi. Kagatora hari uwo batarimo baramenya ngo bamenye neza intare yabaziye. Uwiswe ngo ni intare ni umusirikare, ni umukomando, ajate yo ni divorce igice cya kabiri. Komando ntugacikwe, karimo karava muri Fresh TV iri bibazanira, ni coming soon. Bamwishyurwa agashinyaguro. Ikibazo wibuke David byamubaye mu gice cya mbere, umudamu we yamukomaga ivase. Uko byagenze nyene yavuka Peterson, uwo ni umwe ukwiriye kwishyura iby'agaciro. Nuje kurondera ntawuzi, n'uri murashaka ntawuzi wana hirya y'ejo. Inteko izongera guhura umunsi ukurikira mubarirwa muzaza. Muryango wanjye n'amahoro ufise kuva winjiramo nubwo mutsinda mu mategeko kabisa. Uriya ni umusirikare rwamutsinda mu mategeko, azegura imbunda ye. Icyo azakora nawe ukitegera. Ntabwo ngushyigikiye umugabo wanjye, singushyigikiye urupyisu. Ni divorce igice cya kabiri. Komando baciye ibyo byose n'ubicikwe. Ni kuri Fresh TV turi kubisanga. Bagiye bana size bamambere, mugereze mukuru kidasanzwe mu abantu kugira ngo wavuba ukamba n'urucikwe. Nare yaje, Commandos yamanutse, komando yaje sasu rimo rafunguka ku mukomando aje gushaka ubutungane. Igombe bisobanuke bimeze bite n'ucikwe divorce igice cya kabiri. Ibyo byose turabisangamo. Wa soldiers is back in action. Soldier ndani ya shambani bijari muri divorce part 2. Commando n'ubicikwe. Ni Fresh TV tuzaniye coming very soon.